murakoze cyane nitwa Liberté iriho ndi umukunzi wa Josiane bidasubirwaho nawe arabizi nijoro naramubwiye ngo keretse umunsi nzaba napfuye nibwo ntazajyana nawe aho azaba ari niho ntazafatanya nawe mu bikorwa byose azaba ari gutegura rero ibyo mukundira ni byinshi keretse nge nawe iyo twicaranye nibwo twongera tukabisubiramo ariko we arabizi by'umwihariko umushinga we wo wankoze ku mutima cyane ko ngewe ndi n'umubyeyi urumva kurera ndi n'umurezi mu buzima busanzwe nkora muri education murumva abana igwingira ry'abana ni ibintu nkura nabyo buri munsi rero nahise nkumva cyane bitewe nuko nsanzwe mbibamo nsanzwe mbikoramo nkura nabyo buri munsi ariko ko Josiane kuririmba arakarimba agiye gutera tumufasha siniteze ko hari ibyiza byamuhereza oya ntabwo ndi kuririmba strongest woman Josiane katurerembereho rwose ntabwo mbizi rero ndetse na indirimbo ngira uko ndari indirimbo zanjye nta kibazo oya ntabwo bamfunga ndetse ngo nabaririmba wabarugajwe n'indwara z'uruhu waba ufite ikibazo cy'ibiheri bidakira tugane muri Monaco Cosmetic ubashe kubona amavuta atandukanye atuma uruhu rwawe rumererwa neza kandi ukabona umwimerere warwo dusanga muri Kigali Grand Pension Plaza muri etage ya mbere ushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook Monaco Cosmetic Shop Instagram Monaco Cosmetic cyangwa se ugasura urubuga rwacu monacocosmetic.net